Bibiliya kuko ari inezeza. Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Yesaya igice cya 30, 31, 32, 33, 34, 35 na 36. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Yesaya igice cya 30. Kwiringira abantu ntacyo bimaze. Yesaya yahishuye uburyo Abisirayeli bohereje intumwa muri Egiputa, bohereza ifeza n'izahabu n'ibintu by'agaciro. Bifuzaga ko Farawo azabatabara nibaterwa n'ibindi bihugu. Imana yarabagaye cyane ibita abana b'abagome. Banyuze mu gihugu kirimo incira ziguruka z'ubusabwe bwinca ngo bagiye gutabaza Egiputa. Imana yarababwiye iti, nimungarukira mu gatuza nibwo muzakizwa. Umunyezaburi yari yarabivuze mbere muri Zaburi 118 umurongo wa 8 ati, guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Imana yonyine iba umutabazi wacu. Yesaya igice cya 31 aho intsinzi izaturuka. Abisirayeli igihe baterwaga bibwiraga ko gutsinda bazabihabwa na Egiputa. Imana yaravuze iti, bazabona ishyano abamanuka bajya muri Egiputa gutabazayo. Farawo n'abantu be n'abantu si Imana. Imana iturinda kwiringira abakomeye. Imana yavuze ko ari igihe cyo kujugunya ibishushanyo bisengwa maze abantu bose bakambaza Imana yo mu ijuru. Ibibazo ntibikurenga, ujye utabaza Imana yonyine. Yesaya igice cya 32. Umwami ukiranuka. Igihe Abisirayeli baterwaga n'Abashuri, Imana yababwiye ko izabaha umwami ukiranuka agategekesha ubuntu ndetse n'ubutabera. Mu gihe cya Hezekiya nibwo ubuhanuzi bwasohoye, ayobora neza. Nyamara turacyategereje undi mwami uzaza agategekesha gukiranuka kuzuye. Umurongo wa 16 uravuga ngo, urubanza ruzaba mu butayu no gukiranuka kube mu mirima yera. Igice gisoza kitwereka ko Imana izaduha ubutabera, gukiranuka, amahoro n'uburuhukiro butuje. Yesaya igice cya 33. Imana irokora Siyoni. Iki gice gikomeza kivuga uburyo Uhoraho azababarira Siyoni. Abayiteye bazatsindwa kandi abanyazi ibyayo bazabigarura. Siyoni ni itorero ry'Imana kandi amahoro azaboneka muri ryo. Abarigumamo bazarindwa n'Imana. Umurongo wa 21 uvuga ko Uwiteka azabana natwe afite icyubahiro. Azaba umucamanza wacu kandi azadukiza. Kandi natugeze mu bwami bwo mu ijuru ngo nta muturage uzongera gutaka indwara, ndetse abazahatura bose bazaba barababariwe gukiranirwa kose. Yesaya igice cya 34. Ibyago Imana izateza amahanga. Yesaya ahanura ko Imana izahamagara amahanga yose, isi n'ibirimo byose, ubutaka n'ibyatsi byose bigateranira imbere yayo. Uzaba ari umunsi ukomeye cyane wo guhana abakoze ibibi bose. Amazu yabo y'ibitabashwa azaturwamo n'ingunzu n'ibihunyira, kandi gukomera kwabo kuzaba kurangiye. Imana ivuga ko byose bizasohora kandi iti, musome mu gitabo ibyanditswemo byose bizasohora uko yabitegetse. Twese abari mu isi reka dutinye Uwiteka kandi tumwambaze kuko ari bugufi bwacu. Yesaya igice cya 35. Inzira y'abacunguwe. Hazaba umunezero mwinshi mu butayu, hazaba uburabyo bwiza
cyiza cyane, mu kidaturwa hazaba umunezero mwinshi. Imana iravuga iti muhumurize abafite ubwoba, mutere ibyiringiro abababaye. Abafite ubumuga bose bazakira, bavuge, babone, batambuke. Inzira y'abakiranutsi izaba igaragarira buri wese. Abanduye mu mitima nibo bonyine batazayiyoboka. Imana twese iduhe kuboneka mu bacunguwe bazagera i Siyoni baririmba. Yesaya igice cya 36. Rabushake umugabo utukana. Hezekiya amaze imyaka 14 ari umwami w'Abayuda. Abashuri baramuteye, maze ikigabo cyitwa Rabushake kiramutuka. Gituka n'Imana yaturemye, gituka n'Abayuda bose mw'ijwi rirenga, kibatera ubwoba. Ibitutsi nk'ibyo babiherukaga mu gihe cya Goliyati, cya gihanda Dawidi yatsinze. Hari abantu bazi gutukana ibitutsi bibi cyane, ariko abo bose basuzugura Imana bazahanwa, kandi Imana yacu ntizaceceka. Abayuda na Hezekiya bose baricecekeye. Burya abafite Imana mu mitima yabo barangwa no gutuza no gucisha make, kuko Imana ihaguruka vuba abanyagasuzuguro bose ikabacamo kabiri. Tuzabona mu bice bikurikiyeho uburyo Imana yabatabaye. Imana iba hafi y'abatukwa n'abasuzugurwa bose. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni ikihe gihugu Abayuda bajyaga gutabaza iyo babaga batewe? Icya kabiri, ni hehe Imana yavuze dukwiriye guhungira? Icya gatatu, inde mugabo wari uzi gutukana uvugwa muri ibi bice? Imana ibahe umugisha.